ubushize ubwo naberekaga video y'ukuntu wapostinga ifoto kuri WhatsApp ikaza igaragara neza. So uyu nguyu rero yahise anyandikira arambwira ati watubwiye nuko twakoresha kuri Facebook. So nuko yatubwiye. So nawe rero niba ufite iki kibazo nk'icy'uyu muntu, iyi video y'uyu munsi rero nicyo ngiye kubereka. Ngiye kukwereka uburyo ushobora gupostinga ifoto kuri Facebook nayo ikaza igaragara neza, yaba ifoto cyangwa se video, icyo ari cyo cyose ushaka gupostinga. So by'umwihariko rero nababwiye ko ibitekerezo byanyu ari ingirakamaro, kandi buri muntu wese utanze igitekerezo hano nzajya mukorera video y'igitekerezo cyose atanze. So rero niba ufite iki kibazo ugihuje n'uyu muntu, nkurikira tugende. So nta kindi ukora rero, uraza muri Facebook yawe, ushobora no kuza muri iyi Facebook nini nta kibazo, cyangwa se n'iyi light. Iyo wazamo yose biterwa n'iyo ufite. Uraza numara kwinjiramo, wamaze kugeramo uraza ukanda hano kuri utu tuntu dutatu, uturongo dutatu twa hejuru, utu ngutu muratubona. Hanyuma numara kudukandaho rero, ikiba gisigaye hano barahita bakwinjiza muri menu ya Facebook. Wowe rero icyo ukora hano, uraza ukande hano kuri setting and privacy, hano muri kuhabona. Hanyuma numara kuhakanda, yes, urahakanda kabiri, barahita bakuzanira settings. Hano muri kubibona neza. Yes, ukimara kugera hano rero muri settings, bakwereka izi option saha ngaha. Ariko wowe option hano tuje gushakamo cyangwa se tuje kureba ni iyi ngiyi ya media. Iyi niyo tukandaho kugira ngo tugere kuri ziriya setting zacu dushaka. So rero hari abantu rero basanga kano kantu kari kavivuye. Niba kuri Facebook yawe kavivuye kameze gutya, urugero reka mbibereke, banza ugafungure. Gutya ntabwo ari byo, banza ugafungure. Urabona ko iyo wafunguye kariya, izi option zose tugiye guhindura hano ntabwo ziba zikora. Izi zose ntabwo ziba zikora. Niba ubona kameze uku nguku kameze, uku kameze hano, banza ugafungure. Kugafungura rero ni ukukagarura gutya, hanyuma bigafunguka. So rero iyo bimaze gufunguka hano rero ntabwo biba bihagije. Hano uba ugomba kuza ugakurikiza n'andi mabwiriza ahari. So nk'uko mubibona hano, iyi option ya mbere baduhaye, murabona ko bari kutubwira ko ni photo quality. Ni photo quality. Ariko ikaba ifite uburyo twakita butatu. So hari uburyo bwa high, ndetse hari n'uburyo bwa medium, ndetse n'uburyo bwa low. Ubu ni uburyo butatu buri hano. So rero hano muri ubu buryo rero tugomba guhitamo uburyo bumwe bwonyine, tukaba ari bwo twemeza hano. So muri kubona ko kano kantu kari muri low, muri kubibona hano ko kari muri low, bivuze ngo ifoto twashyiraho ntabwo yazigaragara neza. Icyo tugiye gukora hano rero, tugiye kugashyira hano muri high. Kagomba kuza kakaza hano kuri iyi step ya mbere, kuri uyu mwanya wa mbere. So iyo ugashyizemo rero bahita bakwereka ko kagiyemo, murabona ko kagiyemo, ibi ni sawa. So rero kuri step ya kabiri ikurikira ni step ya video. Kwa kundi ukora video cyangwa se ugapostinga video, nabwo wayireba ukabona irimo irazigaragara nabi, ibi nabyo tugiye kubikemura. So murabona ko kano kantu nako na ga step ka video ni video quality. Iyi foto yo twayirangije ugomba kukarekeramo hano. So tugiye kureba se aka video ko ugomba kugashyira hehe. So nibyo tugiye kureba rero. So rero hano aka video rero nako murabona ko nako gafite option ebyiri. Iyi ngiyi ya optimized ndetse n'iyi ngiyi ya lowest quality videos. So muri kubibona hano ko iyi yo ifite step ebyiri. So aha rero naho ugomba kuvivuramo akantu kamwe konyine kugira ngo bize biri security. So ako ugomba kuvivura hano rero, yes, ako ugomba kuvivura hano, murabona ko hari option ebyiri, ariko ako ugomba kuvivura ni aka ngaka n'ubundi iyi option irimo. Uko bimeze ni sawa, nugashyira hano ntabwo aba ari sawa. Urabona ko ni lowest quality videos.
ni ukuvuga ngo video yawe ntabwo izaza igaragara neza mu gihe wagashyize ahangaha, mu gihe wagashyize ahangaha. Ndizera ko umuntu wese wari ufite ikibazo kijyanye no gupostinga yaba ifoto yaba video bikaza bitagaragara, iki nicyo gisubizo cyonyine wagombaga gukora n'igihe cyose byahereye byanga. Ni ukuvuga ngo iyo kari hano, reka mbibereke, iyo kari hano no ku ifoto bikaba bimeze gutya, ibi rwose ni 100% rwose, biba ari 100%, biba bimeze neza. Ikindi rero cya nyuma ari nacyo duhita dusorezaho video ni hano hasi. Ni ukuvuga ngo hano hasi rero ku muntu uba ukoresha interinete cyangwa se wifi, niba ukoresha interinete isanzwe, ni ukuvuga ngo ugomba, hano hari uburyo bwa autoplay, niba ukoresha interinete isanzwe ugomba kukarekera hano hejuru. Hano hejuru muri kubibona handitse ngo on mobile data and wifi. So niba ukoresha wifi yonyine rero ugomba kubuza ukagashyira hano hano handitse ngo only wifi only. Ni ukuvuga ngo hano uzakoresha wifi yonyine, nuna connect interinete ntabwo ifoto izajyaho. Icyiza rero nanone ugomba gukora cyiza cya nyacyo hano ni ukuza ukagavivura ukagashyira hano ku mwanya wa mbere. So uko bimeze rero kari hano ku mwanya wa mbere, hano muri kubibona ko kamaze kujya ku mwanya wa mbere, ibi nabyo ni sawa. Igihe cyose uzagerageza gushyiraho ifoto cyangwa se video izaza igaragara neza 100% rwose. Ndizera ko niba wari ufite iki kibazo gikemutse, ndetse na mugenzi wawe nawe abonye uko azabikora ubutaha. So rero ugize ikindi kibazo, igitekerezo, inyunganizi waba ukeneye kuduha, n'ubundi ubicishaho muri comment. Ikindi mbibutsa ko gukora subscribe ari ibintu by'ingenzi cyane. Muntu utarakora subscribe hano ngaragira likinga amavideo yacu na sharinge rwose, mva amahirwe ni make kuzagira ikintu wiga hano rwose. Biragoye, bizanagora, biragoye cyane. So rero reka mbashimire, niba nawe waruhuje ikibazo n'uyu muntu, nizere ko rwose gikemutse. Abantu rwose twabanye naberetse uburyo mwa postinga ifoto ikaza igaragara neza. Video ngiyi iriho, niba utarayibonye ugenda uyirebe. Tuzagenda twiga matrix menshi kuri WhatsApp. Thank you so much, ndabakunda. Wibuke gukanda subscribe. Thank you so much.